Inshuti bakunzi b'ibyiringiro bizima TV, tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane. Nukuri ibyiringiro bizima TV ntabwo duhema kubatekereza no kubazirikana, duhora tubasengera Imana kugira ngo umwami Imana akomeze kubahereza amahoro aho muri hose. Rero turabasuhuje kandi nukuri mwumve muguwe neza. Hanyuma reka dusenge Imana, dusangire namwe ijambo ry'Imana nkuko mwagiye mubinsaba kenshi ko najya mbategura inyigisho. Ubu nabategura inyigisho y'uruhererekane izamara igihe kirimo ibice 5. Tugiye kuganira ku ijambo rimwe rikomeye, risa naho abantu benshi rijya baryibaza ibintu byinshi, ryitwa imvugo y'Imana cyangwa amasezerano y'Imana. Tuzayaganiraho rero ibice byayo ko ari 5. Nibyo ubu tugiye kuganiraho mu bice 5. Uyu munsi wa none tugiye kuganira igice cya mbere. Ndagira ngo ushishikarize gukora subscribe ku Byiringiro Bizima TV, ukore share, ukumbuze n'abandi kuzumva ibi biganiro byacu, kandi ujye muri komanteri utubwire nawe uko ubitekereza, tubwire nawe ubujyanama, ugisha inama n'ibindi. Ibyo byose tugenda tubigarukaho uko bwije nuko bukeye. Ariko reka dusenge Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye ko turabaragwa kandi turaganwa na Kristo umugisha. Waduhaye amasezerano, ntabwo ari impamvu yo kugira ngo tugwe, si n'impamvu yo kugira ngo tuve ku Mana, ahubwo yaduhereye kugira ngo tugire ibyiringiro bizima kandi turusheho kuba dukomereye mu Mwami. Dushoboze rero ubwo tugiye kuyaganiraho, Mwami udushoboze gutunga imitima mizima, umuntu wese mu rwe ruhande icyampa akamenya neza burya ko impamvu wamuhaye amasezerano ari urukundo rwinshi wamukunze. Ngareka urukundo rwawe n'imbabazi bikomeza kutwamana iteka ryose. Kristo yakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, Itangiriro igice cya 12. Turasoma umurongo wa mbere kugera ku murongo waho wa 4. Haranditse ngo, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, rutajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Amen. Imana ishimwe. Nta buryo twavuga ku masezerano tutavuze dushingiye kuri sekuruza w'abizera, sekuruza w'amasezerano. Aburahamu uyu ninde? Aburahamu uyu ni umwana uvuka kwa Tera. Hanyuma yavutse mu muryango wo kwa Tera. Mu bihe byabo byari bikomeye. Kwa Tera bari babayeho bacuruza ibigirwamana, bafite ibigirwamana by'uburyo bitari bumwe, aribwo bucuruzi Tera akora, aribwo buzima butunze umuryango wo kwa Aburahamu. Kwa Tera na Aburahamu nk'umwana nibwo buzima yabyirukiyemo. Ariko ashima umwami wacu Yesu Kristo, wagiye ureba abantu akabarebera mu magana menshi y'abanyabyaha. Imana itita kuri kavukire, Imana itita ahantu dukomoka, Imana itita, haleluya, Imana ishimwe, itita ku bindi, igitango agakiza itarebye ku by'abantu bareba. Iza kureba uko abantu bareba. Ntabwo uyu munsi uba nawe uri umwizera, ntuburi umuntu w'Imana. Ariko hashimirwe Yesu Kristo, hashimirwe Imana Data wa twese itarobanura ku butoni, yatanze agakiza itarebye ku bindi. Iyi nayo niyo yarebye Aburahamu imukura muri iyo nzumbi, inzu bakora iyo mirimo ijyanye no gucuruza ibigirwamana, bahakana Imana, ariko Imana imurebamo umwana, iramurokora, iramwarura nkuko nawe burya yakwaruye. Imana yarakoze kukwarura. Itaza kukwarura n'ukuri ntabwo uyu munsi ubura umwizerwa, ntabwo uyu munsi ubura wo kumva aya magambo nk'aya ngo mvu yahaye umwanya. Burya impamvu abandi bataha umwanya nuko bataronsa ayo mahirwe
mahirwe, ariko nabo turabasabira ku Mana ngo Imana Data wa twese ibashyigikire, umwuka wira w'Imana atsinda abisaba urushaho kubemeza ibyaha byabo nabo bakizwe. Imana ishimwe. Hanyuma rero Aburahamu Imana yamusanze mu gihe cyari gikomeye, bamaze gupfusha se Tera, bibaza uko bizagenda, yewe batekereza ubuzima umuryango ugiye kubamo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo umwuka w'Imana yaramusanze aramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu, usiga inzu ya so, ujya aho nzakwereka. Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira ijambo rikomeye, amasezerano ni iki? Ndashaka kubabwira ngo amasezerano ni iki? Amasezerano ni ukwemeranya kubaye ku mpande zombi. Ni ukuvuga ngo ni ukwemeranya kubaye ku mpande zombi, nicyo kintu cyitwa amasezerano. Nta masezerano y'umuntu umwe abaho, amasezerano aba ari ku mpande zombi. Umwe hari ibyo yemerewe, undi bimubera, umwe hari ibyo yemerewe nk'uburenganzira bwe, undi bigahinduka inshingano. Undi za nshingano ze zikaba uburenganzira, wa undi ufite uburenganzira bikamubera inshingano. Reka bisobanure neza. Biravuze ngo ubu iyi Imana ikubwiye ngo mwana wanjye nzakugirira gutya, nzakugirira gutya, wowe ufite uburenganzira bwo kuzahabwa ibyo Imana ivuga, yego, ariko nawe ku Mana bibaye inshingano yo kuzaguhereza ibyo Imana yakubwiye. Turi kumwe. Hanyuma rero n'iki ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo Imana yaramubwiye ngo mbere yo kuvugana nawe nabanza ave mu gihugu cy'iwabo. Ndashaka kubabwira ngo kugira ngo umuntu atunye amasezerano y'Imana hari kondisiyo. Rero rimwe na rimwe byo bintangaza, abantu benshi bababwira ngo umuntu ngo udatunze ngo nzakugaburira, ngo nzagutunga, ngo nzakugira gute, bakishima ngo nza. Reka mubwize uko nutunga nza itagira ntu uzaba ufite ibibazo. Nza ikwiye kujyana na ntu. Niba Imana ivuze ngo nzakugirira neza, ukwiye no gutunga ngo ntukangomere. Imana ishimwe. Nutunga ngo nzaguha amahoro, ukwiye gutunga ngo ntukayabuza abandi. Nutunga ngo nzaguha umugisha, ukwiye gutunga ngo ntukabe umuriganya. Nutunga ngo nzaguhereza kubyara, ukwiye gutunga ngo ntukabuza abandi kubyara. Iyi ntu ukwiye kuyitunga. Hanyuma rero Aburahamu twihuse, Imana iramusanga iramubwira ngo ndashaka kuvugana nawe, ariko umva ibi, banza uve mu gihugu cy'iwanyu, usiga inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Imana ishimwe. Mbere ya zanza umva ibintu ikondisiyo umuntu akwiriye kugira, ukwiye kubanza kuva mu gihugu cy'iwanyu. Imana ishimwe. Iyo tuvuze igihugu cy'iwanyu, Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo iyo umuntu ari mu mubiri, iyo umuntu ari mu byaha aba ari kure y'ubushake bw'Imana. Reka nkubwire ngo rero iyo ugikunze kuguma mu byaha ntabwo ushobora gushyikira nzayimana. Nzayimana ikomoka ko wabanje kuva iwanyu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo banza uve mu gihugu cy'iwanyu, usige n'inzu ya so. Hari abantu bajya bambaza ngo kuki dukizwa tugahora tugwa. Hari abantu bagiye bava mu gihugu ariko bakazana nabo kwa se. Bivuze ngo iki? Iyo uvuye mu gihugu cy'iwanyu, iyo uvuye mu byaha, ukwiye no guhindura inshuti zitari iz'umumaro ukazisiga, inshuti mwakoranaga ibyaha ukazisiga, inshuti mwahuzwaga no gupangana diru z'ibyaha ukazisiga, ukazirekura burundu, ugatunga inshuti nzima muvugana kwizera, muvugana gusenga, muvugana kubaha Imana, muvugana kugira ibyiringiro bizima, muvugana ngibyo ibintu Imana ishaka. Kuva mu gihugu cy'iwanyu uganasiga izo nshuti zitari z'umumaro ukakira inshuti nziza. Yesu ashimwe cyane. Niki ijambo ry'Imana rivuze mu magambo makeya, riramubwiye ngo nave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu kandi Imana izamwereka. Ukwiye no kwemerera Imana kubaho Imana igushaka. Ese Imana ashaka kuba hehe? Imana ashaka kuba he? Imana ashaka ko uba muri he societe? Imana irimo iragushaka ko uba muri societe y'abizera. Irashaka kuba muri societe y'abasenga. Imana ashaka kuba muri societe y'abihannye ibyaha. Imana ashaka kuba muri societe y'abantu bafite ubuhamya bwiza. Imana itugire neza. Iki ijambo ry'Imana ritubwiye, reka baricyo tuvuga. Imana itugire neza, itugire imbabazi. Imana amubwira ngo
ngo rero humura numara gukora ibyo nibwo nanjye nzatangira kugira neza. Ariko reka turebe uyu munsi n'iki Imana igushakaho wowe unteze amatwi, wowe unkurikiye. Imana ikigushakaho nta kindi, irashaka ko uhinduka. Rero rimwe na rimwe naratangaye iyo abantu baza basanga Imana bashaka ko Imana ibagirira neza kandi bashaka kubana n'Imana, bajya bakora ikintu cyitwa kwimuka. Kandi Imana ntabwo ikunda ko abantu bimuka, ahubwo iyo tuva mu byaha Imana ishaka ko duhunga. Reka mbabwiye gutandukanya amagambo abiri. Iyo twimuka tujya twimuka, Imana idufashe tugire neza. Iyo twimuka naratangaye nta kintu na kimwe usiga, guhera ku cyo waguze amafaranga menshi kugeza ku cyo waguze amafaranga make. Ibyo bintu byose urabizana kuko burimo wimuka. Ndetse hari n'igihe mwicara muri kuganira n'uwo mubana ukamaza wibutse no kwimura ka kandi, ngo mukibukiranye ko hari akandi kantu mwamwibagiwe. Nguko ubuzima bw'abantu bimutse. N'ubuzima bw'umwuka hari abantu babayemo mu buryo bwo kwimuka. Icyo yakoze nta kindi, icyo yakoze yahinduye gusa ya sare yicaragamo areba umupira, ahindura gusa kakabari yanyweragamo. Icyo yahinduye ni ya boîte yabagamo. Yaje mu nzu y'Imana arahicara, ariko none ubu asigaye asambana rwihishwa, asigaye amwe inzoga rwihishwa, asigaye agambana, asigaye n'ubundi ibyaha yakoraga yarongera arabyimukana. Icyahindutse gusa havuyeho kwitwa musambanyi yitwa murokore. Ni ibyo nyine gusa, ni ku izina. Hari abantu bimutse, ariko Imana ntishaka ko wimuka. Imana ishaka kuhunga. Kuva kwa Satani tsugukina, kuva kwa Satani n'uguhunga. Imana tugire neza. Reka mbisubiremo, kuva kwa Satani ntabwo ari umukino. Oya, ntabwo ari guteretana. Sibe kuvana na Satani ngo wareba, ntabyo wareba, nta ureba. Ntabyo kuvuga ngo wagira gutya ngo none ngo nta birimo. Kuva kwa Satani no gufata icyemezo cyo guhunga. Naratangaye iyo umuntu ahunga nta na kimwe yirukankana, yirinda ibimuremerera. Niyo mpamvu Yesu nawe yavuze, aravuga ngo nimwemere guca mu irembo rifunganye, kuko irembo rigari niryo irimbukiro. Irembo rigari nirijyana abantu mu nzira mbi ya Satani, ariko irembo rifunganye niribajyana mu ijuru. Nimwemere rero guca mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye nta muntu ugikururana n'ibindi bintu. Uko itanze guta byose gusanga umwami Yesu. Umva uko Imana idushaka. Dukwiye kwiyambura byose tukamera nka yankumye, tugasanga umwami Yesu twataye ibindi bintu byose. Wataye wa mujinya. Hari abantu bavuga ngo barakijijwe, ari bakubwira ngo narakijijwe, ariko ngewe umwana w'abasinga, ngewe umwana w'ibi n'ibi. Ibyo niba ukibitunze by'ubusinga, ubuzigaba n'ibiki, ibyo byose ukaba ukibitunze, ni ukuri nta juru kujyamo ntabyo. Ugomba ibyo kubita tugafata ikintu kimwe. Pawulo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntimuzongere kutubarira mu bisekuru bya kera, kuko twebweho twamaze kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Umva icyo Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka gukomeza kurana igisekuru cyanyu. Ariko nanatangaye, hari abantu bavuga ngo twebwe umuryango wacu twe tugira umujinya. Uko umuntu arabyirata ko wabo bagira umujinya, naryo ni ishyano. Reka mbabwize ukuri, niba ukijijwe hari ibintu ukwiye kuvamo, hari ibintu ukwiye gusiga, hari ibintu ukwiye kureka, ukamera uko Imana igushaka. Nicyo kizaguhesha amahoro. Hanyuma rero n'iki ijambo ry'Imana tubwiye, navuze ngo ibyo byose nubireka nibwo Imana izakugira ubwoko bukomeye. Ijambo ry'Imana riruzuzanye, nicyo kintu dukundira. Umva ikintu mu byahishuwe Yohana yahishuriwe arimo abwira itorero rya Laodikiya. Aravuga ngo mwibwira ko muriho nyamara mutariho. Reka mvugire iki kintu. Iyo umuntu ari umunyabyaha ajya yibwira ko ari icyo ari cyo, ariko nyamara nta cyaba ari cyo. Umuntu ahinduka agira agaciro, yaba icyo ari cyo abihawe n'Imana ituye muri we. Mu gihe umuntu adafite Imana muri we nta cyo ari cyo, ariko iyo dufite Imana muri twe turakomeye ndetse turanahambaye, kubera ko si twe turi. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo nabambanywe na Kristo nzukana nawe. Aravuga ngo ariko sinjye uriho burya, ahubwo ni Kristo uri muri nge. Biravuze ngo burya Pawulo ntacyo yari cyo, nubwo yari umunyamategeko, nubwo yari umufarisayo mu bafarisayo, nubwo yari ahubwo yahindutse icyo ari cyo Kristo ageze muri we. Biravuze ngo imbaraga, ubushobozi bwose yagize ni Kristo wabimushoboje. Reka nkubwire mwene data nshuti yanjye unkurikiye, ndagira nkubwire ngo niba ushaka umunyamasezerano, banza wiyambura ibyo byose, ureke kumva ko ari cyo uri cyo, ahubwo umva emerera Imana guhindura ubwoko bukomeye. Haleluya. Iyo Imana ihinduye umuntu ubwoko bukomeye, baramuroga ntarogeka. Imana ishimwe. Bamutuma amahembe agafata ubusa, kuko Imana guhindura ubwoko
bukomeye. Abantu barakugambanira, bakagambana, Imana ikabatsinda. Abantu baca hirya no hino bagafata ingamba zo kugutsinsurana n'abawe, Imana ikababesha, ikabahakororoka, ikabahereza umugisha. Reka mvuge ngo hari imigisha, hari amahirwe azanwa gusa nuko twamaze kuba abantu bakomeye. Imana iravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, ntuzishuke burya. Niba utubaha Imana ntacyo uri cyo, niba utubaha Imana yewe ni imyanya yose wiha niyo wishyiramo, kwizamura wizamura, nta kintu byagufasha, ahubwo igifite agaciro ni kimwe gusa cyitwa kubaha Imana. Aravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Avuga ikindi kintu gikomeye, aramubwira ngo kandi numara ku bwoko bukomeye nzaguha umugisha. Imana ishimwe. Umva ikintu gikomeye rero, iyo Imana imaze kuduhindura ubwoko bukomeye igiduha n'umugisha. Iramubwira ngo nzaguha umugisha. Iramubwira ngo si icyo gusa, gatatu, nzogeza n'izina ryawe. Biravuze ngo uzaba umuntu umenyekanye. Muri Matayo ibice 5 aravuga ngo iki? Aravuga ngo nta wakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo ngo yaritereka ku gitereko rikamurikira abari mu nzu hose. Rikavuga ngo rero turi umusozi, turi inzu yubatswe ku mpinga y'umusozi itabasha kwihisha. Umva ikintu Imana yakoze. Uzi ko ushobora gutega kwasiteri, ushobora gufata uyu munsi indege uri mu ndege, ushobora kugenda ugafata train ugenda, ariko wagera ahantu bakakubwira ngo uraho muroko kandi utigeze wisobanura ngo umurokore. Imana iba yogeje izina ryawe. Ntibisabye ibintu byinshi, abantu nibareba imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaze Data wo mu ijuru. Imana yogeje izina ryacu mu buryo bwo kugira ngo dukore imirimo myiza, abantu bahimbaze Data wo mu ijuru. Umva rero ijambo rikomeye ryadutsinze. Riramubwira ngo kandi nawe uzabe umugisha. Nshuti yanjye, mwene data, ufite amasezerano y'Imana. Umva izi ni condition nashatse kukubwira zantu kugira ngo utunge zanza. Reka nkubwire, ukwiye kwemera kuba umunyamugisha, kubera abantu umugisha. Reka nkubwize ukuri, niba ubuzima bwawe urimo uba mu buzima bwa ngenga ya gatatu, njya nkora kubibwira abantu, nkababwira ngo psychologically hari igihe umwana ageramo akantu kose akozeho kakaba arape. Wabasuri wabujyanye telefone akayiterura ati telefone yanjye, wajya gutaha akayiririra. Hari abantu baba muri ubwo buzima bwo kubaho ubuzima bwabo ari bo bonyine birebaho. Ni ukuri umuntu akagera ubwo atunga imyambaro, akagera ubwo imyambaro atunze atajya yimenya, ajya abona abantu bambaye ubusa adashobora kwambika n'umuntu n'umwe. Ibi bintu ntabwo Imana ibyemera, Imana izabibaza abantu. Umuntu akagera ubwo atunga ibiryo kugera uko yafata ibiryo akabimena hari abashonji bahari. Ibi bintu Imana izabibaza abantu. Umva, Imana yaguhereye iyo myambaro myinshi kugira ngo nawe wambike abandi, kugira ngo nawe ubera abantu umugisha. Imana guhaye ibyo kurya biguhagije kugira ngo nawe abantu bazabone bazashira inzara nibakugeraho. Niba rero ibintu tunze ubwinshi bwabyo bihinduka impamvu yo kugomera Imana no kutumvira Imana, urimo urakora iby'Imana idashaka. Igifite umusaruro ni iki? Igifite umumaro ni iki? Ni ikintu kimwe cyonyine, hafite umumaro, ikintu kijyanye no kumvira Imana no gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo ushobore kubona umugisha. Reka ukwiye kubera abantu umugisha. Buri munsi uzajye wicara wibaze ngo mu by'Imana yampaye ninde nabereye umugisha. Ujye wibaza ngo mu bushobozi mu kazi Imana yampaye ninde nabereye umugisha. Ndagira nkubwire ngo jya wibaza iki kintu, umenye ngo ufite urubanza imbere y'Imana. Niba udashobora kumenya ko ubwinshi bw'iby'Imana iguha ari bwo kugufasha kugira ngo bere n'abandi bantu umugisha, ufite ikibazo. Umva rero ikintu Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo uzabe nawe umugisha. Imubwira n'amagambo abiri akomeye ariyo nshaka kuvugaho, hanyuma nayo tukerekeza ku musozo. Iramubwira ngo uzakuvuma nzamuvuma. Twajyanye, biravuze ngo wowe ntuzajye wirirwa uvuma abantu. Imana yarabitwamuye, yabidukuye mu maboko. Nanaguhumuriza abantu babwiye ngo bazakuvuma, nta muntu ushobora kukuvuma. Umva iki ijambo ry'Imana rivuga. Nubwo Aburahamu Imana yari mutoranije mwakiriya gihe, ariko ntabwo yamuhaye uburenganzira bwo kuvuma bamuvuma. Ahubwo umva icyo mu isezerano cy'abatubwira, haravuga ngo musabire abanzi banyu kandi musabire n'ababarenganya. Ngo umurimo wacu twe, iyo abantu batubereye abanzi dukwiye kubasabira, tugasabira n'abantu bari kuturenganya. Umva icyo Imana yari ikora, iravuga ngo wowe uzakuvuma ni njye Uwiteka uzamuvuma, ntabwo ari ibyawe. Kuvuma burya si ibyawe, nubwo burya wabishaka ngo umuntu akugere nabi ugatangira ngo azaba gutya, ngo azagenda gutya, ngo azamera gutya,
zira bintu byose wivugira ubyivugira ku bwawe. Umuntu w'Imana ntabwo avumana, ahubwo iyo abantu bamuvumye Imana bashobora kubona ishyano kuko bahangaye kurema kukuvuma umuntu w'Imana. Hanyuma kandi uzagusabira umugisha nawe azabona umugisha. Mwari muzi ko iyo usenga, wari ubizi ko iyo mu buzima bwawe hari promotion ubonye n'ibindi ukazirikana umuntu w'Imana, nawe Imana iguha umugisha. Niko birivuga, iravuga ngo kuzirikana umukiranutsi gusa bizana umugisha. Kuba nabagiye gusenga nkibuka mwene data runaka nkamuzirikana nkamusengera binzanira umugisha. Kuba nahembwe nkabona saleri nkazirikana mwene data umukiranutsi atabisabye, tutaza kubihuza na bwa bwese abantu bakora kurirwa basabana amafaranga. Oya, umuntu atabigusabye ukabizirikana nawe ukamukoraho umugisha, ukagira icyo umuhereza bikuzanira umugisha. Kuba ugiye kugura costume ukareba na mwene so wundi utayifite ukavuga ati reka nawe mugura costume, ni ukuri nabyo byakuzanira umugisha. Reka mubwize ukuri, nta ikimana ishaka ko dusabira abantu umugisha nayo igatanga umugisha. Reka mubwire, uko usabiye mwene so umugisha nawe winjira mu mugisha, uko umuvuma uba winjiza mu mivumo. Imana mu ijuru tugire neza, kandi Imana mu ijuru twambika imbaraga. Imana mu ijuru idushoboze kuba mu mwanya Imana dushakamo no gukomeza kwikiranukira uburyo bukwiriye. Mwene data uri umunyamasezerano, reka rero twibaze iki kibazo rero. Twibaze ngo umunyamasezerano ninde munyamasezerano? Umunyamasezerano rero ni umuntu wemeye condition. Umunyamasezerano ni umuntu wemeye kubana n'Imana. Buriya nkunda kubibwira abantu, iyo tugiye kwaka akazi mu ahantu runaka bafata igihe runaka bakavuga ngo iki ni igihe kigerageza. Iyo rero umuntu arangije igihe kigerageza bakabona ko yemeye condition z'iyo company, yemeye condition z'aho hantu, niwe muntu w'umunyamasezerano, bakagirana nabo amasezerano. None rero abantu b'Imana, niba mushaka ko tugirana amasezerano n'Imana, dukwiye kubanza kwemera kuba mu rugo rw'Imana, twitwararika, dukiranuka, dukora imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, tukabona umugisha. Reka rero nkubwire ngo umunyamasezerano ni umuntu wemeye condition. Kabiri, akemera kugira identité nshya, akemera kugira irindi rangamimerere, udakwiye kuba agifite ya miterere ya kera, ya miterere y'ibyaha. Nuzumva ugwiza amasezerano ariko ukabindaya, ukagwiza amasezerano ukabigisambo, ukagwiza amasezerano ukaba muriganya, ukagwiza amasezerano ariko uganakora n'ibindi byaha. Ntuzabeshyera ukuri, ntabwo ibyo bintu ariko Imana ibishaka, nta nubwo ariko Imana ibikora. Ahubwo umunyamasezerano ni umuntu wisobanukiwe, agahindura identité ye, akaba umwana w'Imana. Niwe ukwiye no gukomeza kuvugana n'Imana, agatunga amasezerano y'Imana. Imana ishimwe. Ndashimira rero Umwami Yesu uduhaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ku masezerano. Wajyaga wibaza ku by'amasezerano, reka nkubwire ngo igisubizo cya mbere kuri uyu munsi wa mbere tuganiriye ni ukumenya ngo aya masezerano atagira ntibazana kubeshye ngo agira nza igomba kujyana na niba utayifite itonde, banza wumvize condition, ubaha Imana, wemere guhinduka uko Imana igushaka, hanyuma Imana nayo ivugane nawe kandi kwa nayo by'ubutwari. Reka tugusengera Imana ikwambika imbaraga, kandi Imana igushoboze gukomeza kubana neza n'Imana. Kandi reka nkubwize ukuri, ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akomeye, rikatubwira ngo gukorera Imana ntabwo biruhije, nk'umutwaro ntabwo uremereye. Ndetse umuririmbyi yarimbye avuga ngo nutumbira Yesu uzasa nkawe, kandi abantu bose bazabimenya, bamenye kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Ndagira nkubwire ngo ukwiye gutumbira Yesu ku buryo musa, kugira ngo ube umunyamasezerano w'Imana kandi ushyitse. Imana iduhana umugisha. Mwami Imana yacu, turagushimiye kandi turaguhimbaje kubw'izina ryawe ryera. Tugushimiye ijambo ryawe uduhaye kugira ngo dusangire. Umuntu wese Mwami ndamusengeye kugira ngo Mwami umubashishe guhinduka umunyamasezerano, kandi amenye neza uburyo bwo kwiriranya iby'agakiza. Amasezerano yawe adusaba kwiyambura byose, adusaba gutandukana n'ibindi, adusaba kuva ku bya kavukire na bya miterere yindi, tukambara Mwami ubuzima bw'abizera, tugahindura amazina tukitwa bizera. Nibwo tuba dutunze amasezerano mazima. Imana rero tugire neza, umuntu wese wumvishira ijambo abona imbaraga zo gutsinda ibyamutsindaga, abona imbaraga zo kunesha ibyamunesheje, abona imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka. Ubwiza bw'Imana bukomeze kuganza kuri we, kubw'izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Dusoza
ndabashimiye. Imana ibahereze umugisha. Mukeneye nimero yanjye ya telefone murayireba aho hasi ibiriho. Imana iduhane umugisha. Shalom.